niko ubonye umugabo umugabo uzi akamaro ke ushaka kutubwira akamaro k'umugabo utumaro dutatu akamaro k'umugabo icyo yakumarira na ya mafaranga mwari kuzangurira imva mugiye kunkingura mwayamaye nkayatamira hakiri kare uyatamira se gute waretse ugapfa bakakumanika ku zuba cyangwa akajugunya hariya imbwa zikiri nibyo ngibyo uyatamira se gute waretse ugapfa bakakumanika ku zuba cyangwa akajugunya hariya imbwa zikiri nibyo ngibyo niko nzaba uyatamira se gute waretse ugapfa bakakumanika ku zuba cyangwa akajugunya hariya imbwa zikiri nibyo ngibyo niko nzaba uyatamira se gute waretse mwongeye kwirirwa abandi mwaramutse bitewe n'aho mugiye muherereye. Amazina yanjye ni Uwasemaye Mutabazi nk'ibisanzwe, nkaba ndi kumwe na mugenzi wanjye yitwa gute mugenzi wawe ndi kumwe na mugenzi wanjye Mwizere Victoire. This is the Rich of Show nk'ibisanzwe. yego Turi kumwe n'abatumirwa uko muri kubabona rero ni abantu bari special, ni abantu mwagiye mukunda ku macano hirya no hino. Turabakiriye muri The Rich official twegereje abatumirwa bafite imbaraga nyinshi. Bo asante sana the rich official izambala libosoko koma hawa bwa mbere ngeze hano kuri the rich official. So mina furahi sana na sepeli penza. Sobanura. Yes, thank you very much. The Rich Official. It means we are enjoyed to join the Rich Official. Nous sommes très contents de joindre des Rich Official. C'est-à-dire, nous, pour aujourd'hui, nous allons essayer de faire quelque chose de débat ou conversation pour aboutir à quelque chose, pour aboutir à faire rigoler les gens. Je ne sais pas le français, c'est ça le problème que j'ai pour le moment. I don't know French except that I try. You try. Dukomeza aho ngaho rero kuri ikiganiro cy'umunsi wa none Okay. ufite saa 9 zibuze iminota 12 bitari kera. Ubu ngubu dufite iminota miremire 30 se kugira ngo nibuze dukomeze ikiganiro cyacu turi kumwe n'aba sister kugira ngo umaze kuvuga izina ryawe Yes. nawe waribuze. Ariko ikintu kimbabaza nuko gusa buri gihe mpora nshishikariza abantu gushaka abagabo. Ufite abana bangahe? Ese kanyo si baba dushaka nitwe tuzabashaka yaka. Nitwe tugomba kubashaka cyane baba bazodushaka. Oya namwe mugomba kubashaka kuko Tukwe nese ndiba tubabuze. nimwe musigaye mufite amafaranga rega mwatuburira hese twebwe nta mafaranga dufite. Urambana nje kwambara mwifaranga. Urasa n'ifaranga. Ubu sigaye ngora muri nuza muri Abanyami. Nese yaka wowe still uracyanywa. Ngiye MC. Kunywa rwose agacupa sinzagahemukira nzava ku cupa ruko navuye mu mubiri nagiye kuzimu. Ko nasanze ntako wamwe yaka. Ntako nanyweye pasi ke ndi hangova maze iminsi Nyaruguru nanyweye urwagwa rwa Nyaruguru ikigage navuye Nyaruguru na n'ubu ndacyafite urwagwa mu modoka. Kanyamza yavuze ngo nta muto wamwijiramo yamwoye urwagwa. Oya wanyoye urwagwa rwa bitoki nirwo rwankujije sinzaruhemukira. No muri make nago yakayagusura. Yanyoye urwagwa outside. Uzabaze nzovu nabi mukoze. Ye na mama rukuntu yabaga ametse mu mugongo rwose agafata icupa akanyuza umuya hano mu kwa ametse mu mugongo nkagotomera rwose nkagotomera urwagwa rwa bitoki. Burangiye niyo nabonye urwagwa rwa bitoki rwa original niyo mitsingi yawe wayireka. Erega ibyo ngibyo biterwa naho ukomoka naho uvuka. Nge ntabwo nigeze mba mu rutoki sinye nituma mu rutoki n'umusinungu. None za barungo nabatuka mu rutoki. Kubigiye natembere hirya no hino mu ntara. Ntabwo naturutse mu rutoki. Nasanze abana babana aho kugira ngo bajye muri toilette nta toilette zihari akajya mu rutoki kujya kwitumamo. Ariko kujya kwituma mu rutoki ntabwo ari ikibazo burya batanze ifumbire ikomeye. Yakayabi yakanye. Burya rero va mu nda. ngo ifumbire ya original rero burya ngo naba. Ifumbire mva mu nda. Burya ahantu hashyinguye abantu ngo haba hari ifumbire original ikintu cyose uhateye kiramera rwose. Kubera ko umubiri wacu ufite icyo bita umunyu wa original kandi dufite n'inyama igihe maze kubimborera usanga noneho harya ngo bakwita nesha.
nziza cyane. Jewe nitwa se Mami Mutabazi. Uwase Mami Mutabazi. Ndi umunyamurenge. ako bigaragara ko yakayagukunze. Ikibuno kiza kwira. Nukuri ko Imana hari ukuntu Imana yaguparitseho ikibuno wagira ngo gitegereje abagenzi. Ase yaka ntabwo washaka umukobwa udafite ikibuno. Wese ufite akahe? Mabaje weho ni gatoya rwose sha. Ese ntabwo wanshaka. Tibavuga twebwe ngo umukobwa udafite uko vika bivuze. Baza twebwe ntuzi yaka. Twebwe ntibazavuga ngo nkuko hayivuga ngo umukobwa ufite inani. Twabaza bavuga ngo umukobwa uremye neza. Uremye neza. Imana yakuremye neza. Ariko turashaka kugira ngo dukomeze ikiganiro cyacu, dushaka kugira ngo turebe ko twakwinjira muri Mwanandani. Kera abakobwa b'Abanyamurenge ntabwo aba bakobwa bashakaga abandi bantu batari Abanyamurenge. Ibyo bintu cyabiteraga rero uruze kutubwira uko byari bimeze, ariko mumaze kugira development musigaye mukunda yaka ntabwo ari Umunyamurenge. Ngewe mfite masenge y'Umunyamurenge babyaye uruhande. Abanyagosenge gute kandi ari so wamuzaye? Yamubyaye uruhande. Akabanyagosenge gute? Kubera ko ntacyapfa n'amasenge. Mama wanje. Atakibazo. Hanyuma ubu ngubu musigaye mufite development, musigaye mukunda abari bo bose, mugakunda Abarundi, mugakunda Abanyakenya, Abaganda, mugakunda Abatanzania, mugakunda Abakongomani, nyir'ubwite nk'Abandandi n'abandi. Byaturutse kugira ngo Abanyamurenge Bakisekedi ya Mulumba. Oya ntabwo bakunda Kisekedi. Basigaye bamwita mabinga. Yarabamaze nawe urabashorayo n'akazi kawe. Yarabamaze. Abanyamurenge kare. Abanyamurenge nako. None ndashaka kugira ngo ndebe imva n'imvano yo kugira ngo mwe mwaragize development yo kugira ngo mukunde abandi bantu. Kuko mwari kundaga mwenyine kuko ngo Umunyamurenge kazi ngo yarananaga na mubyara we. Yewe ico ntaco nzi. Babyara ico nta kibazo. Ico nta kibazo. Nta kintu nabirenze. Ndabirenze. Twebwe nta makuru tubifiteho ibyo ngibyo impamvu. Kanyo. Ariko ngo nasobukwe rwazaga mu rugo ngo akagira. Akagira gute Kanyo? Kanyonza. Papa kubera iki ngewe papa kubera iki bandongoreye umugore. Nanjye mushiki we namutiko. Yaka twega nta mujinya wahaga gusa ariko wase agiye kumera nk'abandi. Umwana yararebye atariko kumbona papa akunda kuba yari aho ngaho gusa ngo yarongoye mama, nanjye nzarongora nyina. Ayiwe uwo nuwa yari bivuze kabisa basi kuki nje mama ngo papa yaramurongoye ngo yirongoreye mama ngo n'umugore we, nanjye ngiye kurongora nyogokuru mugira umugore wanjye si nyina wa papa se bihwanire mu kimwe. Muri iki gihe rero abantu sinzi ukuntu burya ibya kera byari ibya kera. Burya kera papa yaratahaga twese mu rugo shwe, ariko isi y'ubu iravumye. Ariko ubu ngubu urasanga papa ataha rwose ukabona nta n'igitinyira afite, ntabwo abantu bafite. Ariko kera abagore barakubitwaga byari ngombwa. Nese ni ngo umugore yemewe ukubitwa. Ubu nyine barakubitwa ariko ga discipline irahari. Niyaye ngo n'uburinganire ngewe nshatse n'umugore. Byabi ngo niba nanzi inka wenda tuvuge Kanyonje ngewe muhaye inka ku wacu kera twahanagiye. Ngo ndabanza kujya kubwira umugore ngo urabona ngo rwose ngo ngiye gutanga inka, na negotiation mfitanye. Ariko rwo n'urugero batanga kuri ngewe ngo umpaye inka n'urugero. Umpaye inka ntabwo nayemera. Aho kumpinga wa. Kubera kutayemera Kanyo. Aho kumpinga wa mbimbwa. Kubera? Ninde kubera ki yakatogo. N'umugabo ngewe uretse none uzayishyira he none muri Kigali. Kanyo kubera ki yakatogo hinka Kanyo. Kuko ari inka ari ingurube. Kanyo behind niwo muco wacu twahanagiye inka na nubu ngewe ntuyime. Uwo mwaka wawe ntuzanakura ubwatsi. Uwo mwaka wawe ngushaka nanga nshaka. Wayimaye ndamuzi wijisho. Yamaye ndakumbeshye. Ntabwo inka mwene musenga ngewe. Ntabwo nshaka nanga nshaka. Ntabwo inka n'inyana yayo. Undi yakaraye guhara ifite. Izo mfite nananiwe kuzicyura. Urazifite? Ufite inka? Ntabwo meze nk'abandi batanga inka zo mu kabari, za nka zidataha ugasanga umuntu aguhaye inka, wagera ugasanga nta n'agataburete agira nta n'inka. Reka maze nkubaze. Uwase? Yes. Reka none nkubaze yarya ni Vicky. Kubwiye ko kakabwa k'umweru gatoya kubwoye. Kagura 800 800. Inyana igura ngahe? Si 200,000.
niyo ariyo ntabwo ngewe afadhali cyangwa niyo ariyo rwose wamimbwa imbwa se wayigurisha ayiwe iri ku isoko ese kubera iki icyo umuntu aguhaye wumva ko kigaye kubera iki uri kumva ko wogaye icyo kintu nuko ari akaba kiguhaye cyangwa nuko wabugaye iyo nkaguhaye ngenda kubwiye wowe niba mu muco w'iwanyu mwarahanaga imbwa twe ntabwo twigeze duhana imbwa iwacu twe twahanaga inka iwacu hariya hepfo i Masisi dufite inka nyinshi umuco w'iwacu wo guhana inka twe ntabwo twigeze duhana imbwa rwose ibyo ni iby'iwanyu ahubwo nimutari neza bagiye kuzajya bakwimuka ndetse kanyo nakubajije uraramwiriye imbwa kanyo imbwa wayikurahe kanyo nje nakubajije wowe imbwa wayivana he iriya mbwa ngufi y'umwe sasa reka nkubaze umukobwa mwiza abakobwa bo muri uyu mujyi basigaye baratwitse amakariso barayajugunye nta mukobwa ucyambara ikariso abo bakobwa urabavuga iki mushikiranye twabona ufite ibuno ryiza burira imora ni muri iri zuba urababeshya ni muri izuba imvura igiye kubaza babimenye gute ko bayajugunye yaka barahari rwose agakubitamo ikanzu nk'iyo kugira ngo ibuno rigende riri muri tetema riri kujegera ngo rikurura abagabo ibyo bintu muri aba bakobwa nawe urimo ubu ntayirimo jewe sindimwo nabanjemo ikabutura nabanjemo akabutura iki ni igiturage uramuvuga iki mama abanuza muri Kenya ahantu hitwa nuza Mayani Sukari Sukari niyubako uyu muntu babanjemo ikabutura hawa ikanyo reka nkubwire ese kanyo kuba nyokuramo ikintu mu mwenda nsanzwe nambara bashiraho ko tugomba kwambara kugira ngo ufate umubiri wacu ni ikibazo ufate umubiri udatakara cyangwa se n'ubuturage kwambura maze yakavugize neza abaje neza abubu ngubu basige barajugunye iby'amakariso na kera ndabizi ndibuze kubigeraho ubu ngo noneho utangiye kuvuga ngo kwambara ikariso no kwambara icyo gikabutura niba ari igisukore cy'wambaye ngo nukugira ngo gifate umubiri wawe ugenda utakara se ayayi nyine nukugira ngo wambare wikwize kanyo cyakora icyo nagukundiye wambaye neza rwose ndabona wambaye ibirebire uri babandi rwose bagenda batwereka ibibero kandi ari bukunda yaka abakecuru b'iki gihe hari abakecuru rwose nsigaye mbona ku mamoto ugasanga umukecuru hari udukanzu bihaye tworohereye ngo turekuye berekana iki kibero ugasanga umuntu w'umukecuru ufite abuzukuru ufite abakobwa b'inkumi ese ni wambara utyo wa mukecuru we ubwo buzukuru bawe cyangwa abo bakobwa bawe koko bo bazambara bate oya mukecuru ntabwo haga abagabo ni irari kwa rimwe mw'abakecuru ugenda yiyerekana nawe noneho basigaye bagira bate basigaye bapasura hano kibero cyose kiri hanze ibi ni abantu irari n'ugukura abagabo n'ugukura abantu mudahuje igitsina kugira ngo bakurebe icyo kibero niba kibona ese abo bakecuru bo barababona n'abakecuru bariho barababona tutababona abagabo se batababona baza bababona barababona nyine reka manje babakura reka ngwire ngo imfizi nikumirwa n'ugenda werekana ikibero kuriya ariko ntabwo nta makuru uzi hazabura abakureba ikindi ufashe umugore wawe umugore yarahennye agiye guhaha yambaye mu isoko se hariya Nyarugenge yambaye agakanzu agiye guhaha yunamye ari gutoranya agiye kugira gutya imbobo iba yamubonye irebye gutya itira arimo kabyara abaragiye se abaragiye afatiraho nyamugore y'isoni ziramwica ariko rero mwabagore mwe rwose murakuze pe mw'abakecuru mugerageze ko mutari indaya ko muvuga ngo indangamirwa zirari zicuruza live havuyeho umukondowazi haje kiberowazi ufite abana n'abuzukuru ariko havuyeho umukondowazi twarayigishe kuva kera mu makuru twavugaga tuvuga ku mateve yose tuvuga tuti bakobwa bacu nimwambare neza mureke kwerekana umukondo kwerekana umugongo ni sawada izuba birakabije noneho hasigaye kiberowazi iyi kiberowazi yaje ni iyihe muri kiberowazi ijite kiberowazi kiberowazi cyakora murakabije hanze aha murakabije rwose ubu hasigaye noneho kuzafata ikanzu pasua ugapasura inyuma ku kibuno wazi sasa turashira pasura hanga ubu hasigaye kuzapasura hano gutya kubana ukamanura kibuno wazi kibuno wazi noneho mu kabyaramwe ariko pasura zo ziranarida ugasanga rwose bamugani oya pasura yo njyewe ubusobanuro bwa pasura nyine uyishyiraho kugira wenda kuri rya jipo rirerire kugira ubone uko utambuka
wenda Reka, ritagufunga ariko nayo gantibende Nukwerekana ikibero turabibona ibibero iyo yo yararengeye niho bigeze gusa birakabije. Ikindi rero rwose Prudence zashize mu mujyi wa Kigali, haba za Remera haba za Sodoma iyo ngiyo abazimaze ni kondomu zashize, abazimaze ari bande nabazirangura nabaziranguza harya nangwa nabazikoresha abantu byerekeranye kwa muganga rwose bagire Prudence gusa izo mu mabotike zo kugura zirahari, ariko zimwe z'ubuntu ntazo zacu z'abakozi basanzwe abakozi ba leta se twazimaze rwose zashize baturwaneho. Reka nkubwire niba zashize rero ingaruka ni iyihe uvuga ko niba nta rukingo indwara iramara ingaruka ni sida, bw'akazi kacu kahagaze indwara isida n'imitezi. Ni ukuvuga mu gihe guhagarika akazi cy'indangamirirwa indaya yari itunzwe n'uriya murimo, akazi karaje gahagarare kuko njye sinaguha amafaranga nyina Prudence wari nakuzi tutipimishije, akazi kagiye guhagarara abantu bicwe n'inzara, ko hari abantu batunzwe n'uriya murimo w'uburaya, akaba ariko kazi kamutunze nkawe Nzovu ntabwo ari byo bintunze ahubwo nibyo binyenesheje. wagiye Nzovu inama ejo bundi yabuye udufaranga ngo agiye kwa mama ntuza wawe undi kwa mama Queen ngaho ejo bundi barabakubise ejo bundi barabakubise Nzovu mama Queen agifungurwa bajya guserebura umugore yafungura, barabakubise Nzovu bakajya batura bagaterera hejuru bagakubita hasi bagakandagira. Nicyo gituma mbese twagiye mu kiganiro wa mutwe noneho wari wabaye dabo, urabizi ko afite umutwe wagira ngo ni kwasiteri. Nicyo gituma izi bisi zaje nshyashya ni Irvan ni Irvan nuvuga ngo rero wari wabyimbye. Nicyo gituma twarangiye gukora ikiganiro aryama hasi nk'imbwa yapfuye. Barabakubise mama Queen ijisho rigeze aha, urabona hariya Masoro ni ahantu hari inganda haba indangamirwa nyinshi. Ngenze vuba naramubwiye wakwimutsa wawe kubera ko hari ifaranga rikora ni mu nganda bazakwicira hano. Nzovu arananira niba iranyo ya mama Queen barayimurogeyemo apfa gukora ku dufaranga. Icyo kintu ntabwo aricyo ntabwo aricyo kiriya kibuno cya mama Queen none se ari ikintu kimwe umaze kuvuga ko isoko rirarangiye, ni ukuvuga ngo bagiye kubura amasoko indangamirwa amafaranga rwose leta rwose kugira ngo Minisiteri y'ubuvuzi niba ni Minisiteri y'ubuvuzi bagire bashake Prudence. Kuki mwabise ngo indangamirwa barabizi ko abakozi hari indangamirwa nuko tubarangarira indangamirwa baraturangaza indangari indaya indangamirwa Kayo indangazi nitwe. Ese ufata gute intuza Nzovu unatubwire? Ese ufata gute nanone yakayaka nawe utubwire uko ufata Kanyombya na yakigiye atasinze nta kibazo. Urabona ko ikiganiro cyabaye kiza kuba atasinze ataraye munuza mu ndaya ntabwo yaraye mu isoko mbi ibu ni sawa. Ariko rero Nzovu ifaranga araroze, igihe ifaranga rimugeze mu mufuka yumva yagenda ajya he muri izo ntuza muri izo ndaya indanga. Kanyombya ngewe ukina ndusha. Kanyombya amaze imyaka igeze muri ine, afite ikibanza ari kubaka mu nzu ariko kuyisakara byaramunaniye. Bamuteye inkunga mukamukubita abanyamerika se ngo bamfashe baha nimero. Ejo bundi none twari yashyizeho igisenge cyaragurutse, wa muyaga w'ejo bundi biza ibiza wa igisenge cyaragurutse. Kanyombya mu mufasha iranza yisakara. None se kuri ikintu yacu Deriki official nuramugutanze nimero ukayitanga abangari bazarya amafaranga. Oya ntago tuzoyajya kuko azoca kuri nimero zanyu 078 aya ntushaka uyivuga ubunyine 078 nimero y'ubu nyine ntacyo 80 184 ngo ayo mafaranga nangeraho ni nkayaya. Kanyombya mu mufashe 078 32 80 184 akase kubonaka ko muvuga Kayitankore Njoli nangwa nawe afite ikibanza aho kubona Kanyombya igeze mu myaka hafi 70 ingahe ntanze arubaka mu mujyi wa Kigali. Naguze n'imodoka aracyari mu bukode indasha burya ngo ubuse ngewe yakanicyo njya mbabwira ntacyo negereje kuri iyi si, igisigaye ni urupfu gusa. Ngize imyaka 40 nta n'akabanza ka metero ebyiri nangwa nawe none se bava ngo 2025 ngo yakamwana nguri guteganya
nta na kimwe ngiye icyo nsigaje ni urupfu nimugire vuba rero none nabonye muri iyi myaka 30 mumufasha atarapfa none yaka na ya mafaranga mwari kuzangurira imva mugiye kunkingura mwayamaye nkayatamira hakiri kare uyatamira ze gute waretse ugapfa bakakumanika ku zuba cyangwa akajugunya hariya imbwa zikiye ni ibyo ngibyo niko nzaba napfuye iyo umuntu kandi byananya yamara gupfa ukabona ibimodoka biraje ukabona abantu baje bambaye imishanana ukabona abantu baje bavuga ati ese nta byeri zaje nimugende mugura amagazi ya 6 birayi biri hamwe abandi rero babavumbi amafiri ibirayi biri amashu nta nyama yaka none nta nimero wofite utanga 07595556 07956 A59 0795956 amazina yaravuze amazina nabaruje ku cyangombwa cy'umuntu ntabwo ari Gasore ubu hano baruweho wa Mungu Innocent yambwira rero umusango wa butaka yaravuze bari abakurambere baje mbere ku isi sinzi hirya no hino yaravuze nzori barigezemo nanjye nzabivuga mbonye iryo faranga oya ko nti wabura umuntu hari ugirisha akora kanyo ko cyaba kingana ko cyose ariko nti wama cyose yaba ari na senyise yaba ari n'inoti y'igihumbi ngewe ndashima ntabwo meze nk'abandi ngo mpaye make bagwaye muri abanyamurenge mukaba ntabwo meze nk'akanyonza niyo bakwerereje ukarangizwa banga bagwaye make arayo wakoreye wayakoreye ko aba yayavunikiye niba agwaye nicyo nge nubwo wanansuhuza gusa cyo nyine kuba wantekereje kude chapeau uwo mwakuse wowe ushaka ngahe ngewe nanjye ngiye kureba umuntu atangiye icyo afite ba none se yaka ejo ndi ko hari urwaye ugiye gupfa waje gukira uzame n'imbu zawe akaguru ariko ubu ngubu ndi koroherwa gusa haje sere cyo muri nagiye iwacu mu nkambi butuba mu karere ka Kirehe ngezeyo aho kugira ngo bamvure ahubwo baramfunga yamaye naraye mabusa wagize ibyago iryo copa ngo yanyweye ngo mube mumucumbikiye ngo abanze araremo wagize ibyago wari wanyoye se jewe naragenda babwira ati ibyangombwa byanyu byansaziyeho mumpindura ibindi ibindi byangombwa bahita bahamagara panda gari babankubise ipi wari wanyoye koko nanarwaye n'akaguru nari nanyweye konyage udahanimbwa kudakubita imbwa n'ugusiba kabisa reka ngwire rero uko biri kose umuntu agiye kwivuza ahubwo bamuboroke mwebwe murabibona afite agahinda urumva ko yafunze njye se nakugereye muri Kenya ngiye gukina filime waretse bakambeshya tukaganira by'umwihariko uruhande bya confidence waretse gakunza akanyambura gakunza aranyambura twari ese na n'ubu ntarakwishura twabwira isambu ahubwo umuntu witwa Sara ngo agiye kumwataka mubwira ati anyuza amafaranga yanjye uriya bupfura bw'abanyamurenge bari muri Kenya wumva ko ari aba diaspora bariyo bacu nabacu ni bene wacu ariko ugasanga wambuye mwene wanyu yewe iriya bintu si sawa kubera kwambaye yarahemutse yarahemutse Gaston ari muri Amerika Gaston umubajije yakubwira ko yanyambuye gakunze wamusitaraho ino rigacika buri muntu w'umwambuzi wese ava ariko gutanga ni uburenganzira bw'umuntu gutanga ntabwo ari agahato nta muntu wagufosinga ariko urumva ngo ko yambuye ariko gusa yambuye kanyonza wowe wamwambuye we ni amakosa ubwo ni ubusambo ni ubwesikoro ni ubugegera wowe wanamurega bakamufunga kwa kumurega nta amasezerano yaka tiwigaze tubwira akazicwa n'isoni gusa akazicwa n'ikimwaro kubera ko abanyamurenge bari bose ntabwo ari ingegera n'imfura kandi nta munyamurenge w'imbwubaho none yaka ntiyatubwiye ko agufata n'ukuntu afata Nzovu kuko muri abantu bakunze guhurira akenshi mu biganiro ufata gute Kanyonza ufata gute Nzovu igihe mumaranye ni nkiki cyane wabakuyeho gikomeye icyo navuga Kanyombya n'umuntu uzanaduhuza nkuko nguko mwaduhuje mujye mutubabarira Kanyombya mu muhinzoga nyuma y'akazi
kuko kanyombya yamaze gushyira mu n'abamara ibyo uvuze nibyo byose arabivanga nabivanga n'abamara arabivanga imirwano ikaba kandi ikomeye cyane umuntu uzakanyombya akazi rero jya umusindisha atarakora jya ureka abanza akore anywa inzoga nyuma y'akazi nanjye ubwanjye niba ugiye kunkoresha n'icupa rimwe kugira ngo vibes inzoga ariko kunsindisha narakora ubwo urahombye itera ububandi itera uburaya ugira ngo wacika nagukurura mu cyumba direct n'igitera ububandi n'igitera ububandi ukamubabanga none ntabwo wancika urebe imico y'inzoga ngaho gano yongera tubwire uko afata nzovu nzovu we nibiri hanze nuko azabitse nzovu ibanga nzovu yanakubeshyera byose avugiraho kandi kuri kamera niwibeshya nzovu ukamubitsa ibanga ryawe rwose nzovu nibiri hanze bagira ngo nzovu ntabangagira nzovu ntabangagira rwose nicyo kintu muziho nawe ubundi mu buzima busanzwe nzovu ni wa wundi natwe tumufata kuriya n'amakosa akoze yose abamuzi kuri X-Large n'ama X-Large we wenyine uko nzovu twaramwakiye ibyo yakora byose turabyakira kuko ntacyo twamuhinduraho kandi ari gusaza ubwenge buri gusubira inyuma none uzi ko ari byo koko ariko rwose komsetsa yaka hari umuyaga ariko muri ihangana nayo masaha y'umuyaga yageze baraboneka none nje nshaka kubabaza igihe cyose mumaranye mubanyeho gute duhuzwa na showbiz nkuko mwaduhuje na nyuma y'akazi ntago tubana nta nubwo ahantu muhurira nyuma y'akazi naho duhura keretse iyo dukubitaniye nk'ahantu wenda ari kunywa nk'akantu nayo ndi kunywa akantu tugasangira tugasaba hamwe na Vicky ni igiki dore ko mugiye kuzagenda kwa gatanu namaze kumenya amakuru ko twenti dufite kugenda dore ahantu turi kugira isaru uzagenda wenyine twenti mukazagenda nyuma nta mugabo twenti dufite kugenda nta mugabo ngira nta mugabo ugira imagine nta shawari singa kurongora sha ako yaka uri umugore nduzaba umugabo uri umuki ni umugesera genda umukongomani natwe turabakongomani uri umusinga uri umuki ndabizi ko umusinga w'umugayi ndi mwene bururu ukaba umwishwa w'abanyarwanda umwishwa w'abaki wabaha ndi umunyarwanda umwishwa w'abaha ndabazi bari abantu cyane nje rero twe ni nkaho turi abanyiginya je ndi umunyabyinshi ikoreka maze kurongora hari icyo bitwaye taco bitwaye ubi Nairobi Nairobi ngo Vicky yabaye muteramwako ngo batangiye kuba umuntu abaye muteramwako nyo njyewe ndi umunyarwanda nanjye ndu muteramwako simbizi nawe wivuga w'umukongomani cyane muteragahinda none no muterashavu kanyo nshaka kugira ngo umbwire ikindi kintu kimwe ahubwo reka banze mbazuyo wambwiye ngo ufite abana bangahe ari gutyo nta numwe afite kanyo singo ndi gushaka ingahe uri ko nafite ingahe 19 ufite ingahe 25 urafite 25 oya yakayavuze ngo we ngakunda abana b'imyaka 18 murongo wabyara abana 25 uri umukecuru ntabwo nakwemera rose uranyenze tayari Jemba nshaka byibuza kana ka 18 yakunze uyu to wanyanze ngo ure wakunze reka nkubwire jewe noneho 30 ndi hafi kuzuza nzoyizuza mu kwa 12 30 hafi kuyi weho ni wowe tuberanye rero weho turakwiranye rwose nkurusha 8 reka mwibaze rero nkurusha 8 ibi reka nkubwire ibyo bibishuba ziko iki gifite 8 iki gifite 30 wese ubyayi wabyara abana bangahe jewe n'abagabo mugira abo tugira ntana abo biterwa nabo nyine nshaka ariko uraho ngaho ntabwo ujya ubonja ho gake mbonje kandi narabyara tuvuge se ko uraho ngaho ntabyo nzi ntabwo urafata ku isugi ntabwo urafite ku gikoresho uri isugi ntose ibyo ngibyo ngenda ibyo ni biki 24 kanyo 25 basigaye babyara bafite 14 kanyo mukubita igikucu igikucu mukita gute mu kinyarwanda inkonje inkonje ni inkonje ni twe tukita igikucu
ukamukubita no njyewe oya mwebwe muri kuvuga ibintu ngiye sindi kubyumva njye bivuga mu kinyamurenge ntabwo wigeze nibuze uwo kwarabyumva ntabwo ndashaka njye ndacyari umukobwa ntabwo ari wasamura ibyo se nibiki uri kiwerewere utarumva uburyohe benseka uratubeshya ariko naso wowe warashatse yaka njyewe ariko ajya agerageza njyewe ntabwo ndashaka ariko nigeze gutungaho umugore ukwezi kumwe kandi ugakora n'uburayi tubana agakora usamura buri n'uburayi munsi ukora uburayi ufite n'umugore reka maze ngubaze nawe aho wowe ra bazi uracyari igikucu igikucu yewe igikucu ni inkonje none se 30 urafi kuyuzuza nta mugabo nta mwana urafi kuzuza 30 yewe jewe twebwe mwacu turasenga kurumva turasenga kandi ari gusenga se nicyo gituma nini oya je ko ndagira ngo tuganire mbasubize ibyo mukeneye kanyo je nawe ko turapanga ubu agasembuye gake usibye icyayi kirimo isukari nyinshi na tangawizi niko agasembuye nzamwa ntakindi nawe ni kumeze ariko umukobwa ugeze muri iyi myaka unywa byeri shabyanga bikunze baba bamukwakwanya bamukwakwanya pe twebwe ko tutazima ntabwo muzinga ariko bitavuze yuko namwe moteri zidakora moteri ya gaze reka mbanze nkubaze ndashaka kubaza n'uri serious tugiye kujya ku musozo nyirango tutanageze niko ubonye umugabo umugabo uzi akamaro ke ushaka kutubwira akamaro k'umugabo utumaro dutatu akamaro k'umugabo icyo yakumarira njye cyo yamarira yampa abana nkabyara bigenze bite ntabyo nzi njye yamushaka akamushyira mu rugo bitari guhuza rero njyewe rero reka mbabwire ngane no ku musozo niba mutari munanze njyewe nshobora kukureba cyaje kuryama ngo kigiye kuryama umugore ategereza nkahita nigendera ariko wahindukiye ngo reka da njyewe niba mutari munabizi nk'uko nakubonye ni ubushuhe weho ndaza kukurarana twatandukanye pfa kuba nakubonyeho gusa yo wa face iri joro ninjye nawe reka tubageze rero ku musozo reka tugane ku musozo njye ariko hari ikintu nanjye nshaka kubabwira ni ukuvuga ngo bantu bari hano aho ndakurana muri leta zunze ubumwe za Amerika babanaga na ba nyirasenge babigishaga kwitegura urugo rw'ejo hazaza bakakwigisha tukibabona kanyo nta banyogose mufite muzisenge tuzisengere kanyo tugiriye inama ba masenge batatugiriye inama ni rero ubu ugomba kwitegura umugabo gute nyine igihe witegura umugabo rero wegera abandi bakobwa bashatse mungana uwa 25 kanikomoze byagenze gute yewe byaba bigenda gute azagusobanura ukuntu bigenda kugira ngo witegure ubwo ruzaza ejo utazaba ikigwari kandi ngamasezeho ngeze ku musozi mbabwira ciao thank you very much murakoze kanyo baretse kugenda reka kugenda kanyo noneho tugiye gusoza iki kiganiro ariko kubwo n'impamvu z'ikirere reka nkubwire kanyo nawe yaka turabakunda cyane niki guhayireba hiryo je ndagukunda none ndagukunda kandi kugahato kugahato kanyo sigo mfashwe ku wegenda ufashwe bana yaka reka je mbabwire tugiye kugana ku musozo iyi ni The Rich Official kuko twabibabwiye hano ni mwanyu muze muzigiye mushaka muhawe ikaze gusa turabakeneye nanone tibirangiriye hanga turacafite kuganira cyane kandi inama zanyu ni nziza cyane muzamuguma gutanga inama urambwiye ijambo ryiza cyane riranshimishije ariko ngendeye kuri ari muntu niba uravuze ngo ndagukunda ku ngufu dore utarashaka ngo kandi yamukunze kandi yakayanamukunze niba ari wowe wamukunze nakubwiye ko ngukunda nawe yankunze yagukunze karagukunda yaka kaka wanje umubwira ati rwose mama umuhungu wawe yakamwana aragukunda cyane cyane rwose kanyamza ni keke kibazo ufite kuba kakamukunda hari kibazo ukunda abakecuru gaho genda oya ni umubyeyi wanjye oya nta kibazo mwakoze cyane umukunda muri rwego mwakoze cyane yaka na mwakoze kanyo TV The Rich Official subscribe kumfata ku ngufu ntabwo azambona